amfata bibiri amfata igikapu ntega moto kuva Kibagabaga njya Ikagugu nkuko mugabo twari tubivuganye. Ikagugu ni mu mujyi wa Kigali tumva ari mu karere ka Gasabo. Press yakubwiye umusangamo ni mu murenge akabari. Okay murakoze cyane. We ntabwo ya pressije nge ubwo nzi kari mu rugo iwe kuko twe twavuganye ko ari bumpamagare agiye kunkura amafaranga. Nge mu mutwaye ninzi kari mu rugo we ngiye kumusanga. Arambwa ngeza imodoka zikatira ku kigo cy'amashuri gihari. Arambwa ngo guma aho ndaje nkurebe. Saa 3 ziragera umugabo ngahamagara ati buretse ndekere kugukorera. Saa 4 z'ijoro ziragera ati ndacyabirimo. Saa 4 n'igice, saa 5 n'igice. Ndivuma navuga ati umugabo no muteka mutwe. Moto zishira mu muhanda, amaduka arafunga, mpagaze imbere ko nkubitira aho biti Ikagugu. Ariko umutima wanjye arimo ijambo rivuga ngo never give up. Ntabwo ndi butaye ntajyanye ibintu byanjye. Amafaranga ko twayavuganye naje nabyisetinzemo koko naye nabonye ari ibintu biri sire yabikoze kandi koko ari umuntu twaye tuziranye. Yari yakubwiye miliyoni ari buguhere 6. Yarambwiye miliyoni 6. Birangira abantu bose bashize mu mihanda nanga gutambira nk'igiti ndumwe imbe irangubita saa 6 mu kadomo zigeze. Ndagira mbabwire ngo hari amasaha Satani akoreraho. Ibaze guhera saa 3 umuntu yanze kunyiyereka ariko saa 6 nyemerera none ko tubonana. Arambwira ngo zamuka aho iryo shuri rirangira ku bantu bahazi. Ikigo cy'amashuri zamuka mpagaze ahantu ikigo kirangirira ndahita nkubona. Ndazamuka mpageze nsanga ni babiri ari kumwe n'umusore yacuruzaga Kimironko nkweto. Izina rye mwihangane sindi babwiye ariko naramumenye turibwirana. Sanga najyaga mubona bisango ngiye kugura imyenda mu isoko. Frambwira ngo ni inshuti ye nawe ngo baraziranye ngo basanga bamuha amafaranga ngo mugabo ni inshuti ye ngo bwambira mo miliyoni 7 ngagarutse ngo kuri misiyo ya kabiri ngo yo kumwongera ngo kuko ngo witwaye neza barakongera. Okay ndavuga ati ndanezerewe nanjye kugera mu uyu muryango mugari w'abakire mu uyu mujyi wa Kigali. Ariko tukirangiza ikigo duteye nk'intambwe nke cyane ntambwe nk'ijana. Hari agashyamba kari musi y'ikigo haraganda akayira kamanuka mu iryo shyamba. Yarambwe ngo tumanuke hano tugende njya kuguhereza ya gahunda. Ubwo ngira ngajyanye we mu rugo kuko mutwanje numvaga kare mu rugo tugiye. Turamanuka mu iryo shyamba turamanuka. Tugeze hagati. Arambwa ati mpereza icyo gikapu cyawe ndakimuha. Aciramo. Avuga ibintu akajya giciramo. None arambwa ngo cira buri wese agiye gucira. I mean mbere yo gucira iki gikorwa cyo gucira amacandwe yadutegetse yamaze gutegeka gufunga amatelefone. Buri wese afunga telefoni nawe arayifunga n'umusore arayifunga naye ndayifunga. None raundi ya kabiri tubati buri wese agiye gucira amacandwe girenza amacandwe nyuma avuge ngo ndinjiye. Kwera hatabonaga narayirengeje birangarananira agarukira ku zuru ndayahanagura ntibabibona ntibamenya nyine ko nge byananiye. Ubwo ninjiye igice. Murakoze cyane. Birangira twinjiye muri iryo shyamba. Arambwira ngo we arajya imbere yewe ngiye hagati uwo musore ajya inyuma n'uma twari batatu. Arambwira ngo ninyuze nkanagira adakandagiye ngo nkamanuka ibyo bindebe. Nincisha intambwe atayicishije ngo nge nkamanuka ngo bindebe. Numva ntacyo bimbwiye kuko umutima ari wakomeye umeze nk'ibuye kabisa. Harabonaga ku buryo hari nijoro saa 6 z'ijoro. Ntabwo habona hari mu ishyamba. Hari igihe cy'ukwezi nagireranyaga nyine hakandagiye nanjye mu birere kabaro nkanagira gutyo. Turakomeza tugezemo hagati arambwira ngo witonde ahangaha turi ni kwirimbi. Ambwira ngo turi kwirimbi tugeze hagati y'ishyamba. Ntashobora gusubira inyuma, ntashobora no gukomeza. Ariko numva ntacyo bimbwiye. Umutima wanjye bari bamaje kuwukuramo ubwoba sinzi uburyo bari babigenje. Niba ari bya bigano narengiranye nawe mu kabari, niba ari bya cupa y'inzoga ntegetse kumugurira, sinzi nanjye ko byari byagenze rwose. Ikintu cya gatatu kuwo munsi byari bigeze saa 12 ndi gushakisha amafaranga bujyane yo kuvanga. Mushiki wanjye namubwiye n'ubundi ari kuyanshakira agiye kuyanyoherereza. Arambwira ngo harya nakubwiye ibintu byabaye mu rugo. Ndavuga ati oya. Uyu munsi haje inyoni nini y'inuma nini cyane. Bagiye kubona yikubise mu kirahure cya shamburu ryamamo ihita yikubita hasi irasesera ihita iryama igwa imbere y'igitanda cyahurara ipfi dasambye. Umva ngize ubwoba. Tisubiramo ibintu mbwiye. Ati uyu munsi mu rugo haje inyoni nini y'inuma. Umunsi ku cyumweru
ikimenyetso cya mbere umusore abimbwiye turyamenye mbica amazi, uwo wa kabiri uri kumbwira ngo ibintu ari kwereka nawe mbiciye amazi, uwo wa gatatu urambwira ari mu rugo mvuka kabisa background tuvukana w'umukatoliki wacu kwivuko. Numva ngize ubwambwenge inyoni y'inuma yapfuye ngo igwa imbere y'igitanda cyanjye idasambye, ngo bayisohoye abaturage bose baraza buzura imbuga ngo barareba birabacanga. Birangira rero nzutse, aba bantu nibo bansenge Imana yahaye izamu ntabazi nanjye kuko ademone bari banteye muri iryo joro ndapfa. Nzuka mu gitondo aravuga ntabwo avugaga mu Kinyarwanda, yavugaga mu Cyarabu. Numvaga ijambo igini ryonyine, ibindi numvaga wagira ngo ari mu bintu byo gusara. Akajya avuga ibintu byinshi ndimi zikomeye, nkumva ijambo gini do kwa gini, ibyo byonyine, ibindi nkumva ari mu bindi ntamenya reba iki. Ngiye kuba numva ijwi rirazamutse, umuntu w'umusaza, ijwi nta muntu tureba, riri mu gikapu, nateretse igikapu cyanjye, ntumva kizamukanye ifu kiravuga ngo gasore, gihamagara umugabo, gasore, yewe gasore, karame mubyeyi, ari uwo mugabo kandi ntabwo yitwa Gasore, amazina yenda yazi, ntabwo yitwa Gasore, ariko numvaga kimuhamagara ngo Gasore, ngo karame mubyeyi, ngo iki ni ikibazanye hano, ngo gira vuba ugikure hano, ngo mwese mugende ngo mutagwana nkabicira mugapfa mwese. Ubuhamya icyo kigo kirangirira agana gakomeza akajyana biti batsinda k'igitaka, ariko tukirangiza ikigo duteye intambwe nke cyane, intambwe nk'ijana, hari agashyamba kari munsi y'ikigo, hari aganda akayira kamanukamo muri iryo shyamba, yarambwiye ngo tumanuke hano tugende njya kuguhereza ya gahunda. Ubwo ngira ngo ajyanye bo mu rugo kuko mutwanjye numvaga kari mu rugo tugiye. Turamanuka muri iryo shyamba, turamanuka. Tugeze hagati arambwira ati mpereza icyo gikapu cyawe, ndakimuha, aciramo, avuga ibintu akajya giciramo. None arambwira ngo cira, buri wese agiye gucira, mbere yo gucira icyo gikorwa cyo gucira amacandwe yadutegetse, yamaze gutegeka gufunga amatelefone. Buri wese afunga telefoni, nawe arayifunga, n'umusore arayifunga, naye ndayifunga. None raundi ya kabiri tubati buri wese agiye gucira amacandwe, girenza amacandwe nyuma avuge ngo ndinjiye. Kwera hatabonaga narayirengeje birangarananira, agarukira ku zuru, ndayahanagura ntibambona, ntibamenya nyine ko nge byananiye. Ubwo ninjiye igice. Murakoze cyane. Birangira twinjiye muri iryo shyamba. Arambwira ngo we arajya imbere, yewe ngiye hagati, uwo musore ajya inyuma. Numa twari batatu. Arambwira ngo ninyuze nkanagira adakandagiye ngo nkamanuka, ibyo bindebe. Nincisha intambwe atayicishije ngo nge nkamanuka, ngo bindebe. Numva ntacyo bimbwiye kuko umutima ari wakomeye umeze nk'ibuye kabisa. Hari nijoro saa 6 z'ijoro, ntabwo habona, hari mu ishyamba, hari igihe cy'ukwezi, nagireranyaga nyine hakandagiye nanjye mu birere kabari nkanagira gutyo. Turakomeza tugezemo hagati, arambwira ngo witonde, ahangaha turi ni kwirimbi. Ambwira ngo turi kwirimbi, tugeze hagati y'ishyamba, ntashobora gusubira inyuma, ntashobora no gukomeza. Akagenda atera intambwe zigzag, agenda crossinga. Kumba ubwo yabaga agenda ataruka imva, we yabaga azi aho abantu bahambye bashyinguye kuri iryo rimbi, akagenda ataruka imva, azitaruka uko yambwira ngo ngiye mukurikira, tugenda ducrossinga hagati muri iryo shyamba. Yabaga agenda ataruka imva, nanjye nazitaruka, ariko ntazi ibyo ari byo. Tugeze imbere aratubwira ati mwicare aho ngaho, twageze ku gicumbi gikuru. Turicara, arangije aratangira arahamagara, rikubitagura, rikomanga akajya avuga ibintu, aravuga, navuga ati umugabo arasaze rero. Aravuga ntabwo avugaga mu Kinyarwanda, yavugaga mu Cyarabu. Numvaga ijambo igini ryonyine, ibindi numvaga wagira ngo ari mu bintu byo gusara. Akajya avuga ibintu byinshi ndimi zikomeye, nkumva ijambo gini do kwa gini, ibyo byonyine, ibindi nkumva ari mu bindi ntamenya reba iki. Ngiye kuba numva ijwi rirazamutse, umuntu w'umusaza, ijwi nta muntu tureba, riri mu gikapu, nateretse igikapu cyanjye, ntumva kizamukanye ifu kiravuga ngo gasore, gihamagara umugabo, gasore, yewe gasore, karame mubyeyi, ari uwo mugabo kandi ntabwo yitwa Gasore, amazina yenda yazi, ntabwo yitwa Gasore, ariko numvaga kimuhamagara ngo Gasore, ngo karame mubyeyi, ngo iki ni ikibazanye hano, ngo gira vuba ugikure hano, ngo mwese mugende ngo mutagwana nkabicira mugapfa mwese. Ijwi rivugira mu gikapu rivuga ngo twese duhaguruka dutahe, burasubire yavuye ngo ritatwicira aho ngaho, ngo ni igiki yazanye. Mana ishimwe. Amen. Ikintu cyandije aho kanya cyatumye Satani adashaka ko mba mwiyomiriye, nago ka geste nakoze njya guhaguruka.
iyi Bibiliya nari maze icyumweru nyibonye ntazi impamvu nuko yankijije. Uko muvandimwe tubana yansengeye nageze aho ngaho neza nzamukana imbaraga zo kuhatwika, kuko ntabwo bari bamenyera abantu basenga uko biri kose simbizi, cyangwa se sinzi, ngenda narahageze kirabyanga ngo subiza yonga icyo n'igi kiwazanye ngo gira muvavuga ngo mutapfa ngo mutagwa aha ngaha. Uwo mugabo asabira imbabazi, ati mubyeyi mbabarira, uyu n'umwana ni acyari mutoya, no wiwacu, uyu mwana no kwivuko ndavukana. Uwo mugabo twari twaraganiriye ambwira ko avukana mu karere ka Nyamasheke, ubwo icyo gihe duhurira icyo gihe mu kabari mu murenge yihangane wenda uvuga wa Nyabitekeri. Nyabitekeri ni umurenge umwe ugizwe akarere ka Nyamasheke. Yari yarabimbwiye adresse yenyizi. Icyo gihe itabyibutse icyo kijwi, ati umwana no wiwacu tuvuka mu karere kamwe, ati n'umwana ashaka gufasha mubyeyi, nshaka kumuzamura, aracyari muto ya n'umunyeshuri, ati ntago ari umuntu ukomeye cyane, ati mwihangane mubyeyi tumufashe. Ansabira imbabazi kuri icyo kijwi, numva ryajwi iragarutse mu gikapu. Numvaga ari ikintu kiri mu mwobo, ariko ijwi riri kure ikintu cy'igisaza kiri kunihira cyane ngo wanyu ni he. Ntangira kwiregistaringa, mvuka mu karere ka Nyamasheke. Ukora iki? Ndi umunyeshuri. Wiga hehe mu kangahe? Ati niga muri kiye mu mwaka wa mbere. Uba hehe? Ati ncumbitse Kibagabaga. Ndamubwira adresse, mubana muri bangahe mu nzu? Ndamubwira ati tubana turi batatu. Umva mvuga imyirondoro yanjye kuva kuri A kugera kuri Z. Ndavuga birangira kimbaje ngo niki waduhaye. Numvaga wana ari ubwa mbere mpageze, numva nta kintu nahatanze, numva ndi mushya rwose muri iryo shyamba. Wa mugabo ahita nkubita urushya aranyogorera mu matwi, ati vuga za nzoga mu gitondo wohereje. Kumbi se za nzoga zaje hano. Ndavuga ati nahereje inzoga. Ati zingana iki? Ati kese ya Mitsingi. Yego mwana wanje, ngo wakoze, ngo twazibonye, ngo kandi ngo turagushimiye. Ati none ngo urashaka iki? Nari natinyutse, umutima wabaye nk'ikihebe. Ndavuga ati amafaranga angahe? Ndavuga ati miliyoni 12. Mvuga yo nshaka rwose, kuko nese mbona ari kwisabira, mbona tugeza ahantu umuntu yisabira, mbona tugeza ahantu umuntu ho kwisanzura, mbona nyine nigereye kuri suruse y'amafaranga. Nivugiye 12 numva ngo nta kibazo mwana wanje, titurayaguha. Ngo twe duhereza abandi, ngikigali ureba, umva uca bugufi nkubwire, ngikigali ureba ngo twe tuyabaha, ngamaze ububaka twe tuyabaha, imodoka bagenda muri twe tuzibagurira, ngo mwana wanje ngo nta kabuza, ngo mwana wanje nta kibazo, ngo natwe tuzayaguha. Ngariko mwumva ibintu bitatu ngo utazigera ukora mwana wanje. Umva ikintu kiri kuvuga gutyo mu gikapu kirambwira, uzirinde kurya inyama z'ingurube. 2, ntuzavuga wowe yakuye. 3, ntuzayatangeho. Uzirinde kugira impuhwe n'ubuntu mwana wanjye. Ibi bintu ni ibyawe, ibi bintu uzabikoreshe neza, ibi bintu uzatera imbere, tuzacuruze, uzunguka tuzagushyigikira. Ujye wibera mu buzima bwiza, ubuzima buryoshye, wibere mu isi, ujye ukora ku buryo tukubona, tubone kuri uwacu, ujye ujya ahantu dukunze kukubona, ujye ugendera mu kabari tubakubone, ibintu nk'ibyo. Numva ubwoba buranyuzuye. Kirambwira tihaguruka nonaha, ugenda unzanire itabi, ikibiriti na buji. Hari mu saa 6 z'ijoro. Niba zana itabi ndi buri